gusa buribona ari irihe somo riba rikomeye kuri wowe uvuga ati iryo byarankomere goye irihe demarage iragoye demarage ate demarage biteye nk'umuntu utayizi utarayigeraho utayizi ni ukuyishyira mu tantu nyine hazamuka ugafata fere y'ikirenge bagutega ikoni inyuma ikona riba rihari no mu mpande ku kizaza ku buryo wibeshye ugasubira inyuma kidogo santimetero 40 uba warigonze ndashaka nicyo kizame kuzakereka abanyarwanda hari abatakizi barondewe ubu baracyabyiga reka turebe aha agakosore paka bikoze neza aha nakagasoje neza yo baracyabyiga tanga inzira baracyabyiga metere buretse aze aha uramubona meze ate uyu mukobwa yaje kwiga se mugurire umunyenga se arabyemera yego ngiye kukugurira umunyenga nubwo mbagiye gucamo sawundi iriho nubwo mbagiye gucamo cyangwa usanzwe ucamo ntabwo ari ubwa mbere ko ntabwo ndabimenya neza cyangwa ucamo bagufatiye mo gake gake gakize gakeya waba wafashe gake apana cyane nk'aho ari njye mba ntwaye none se watekereje ute kuza kwiga moto kwiga moto narebye mbona arizo karagiteri zanjye nyine tu karagiteri ni iki nabonye ariyo myitwarire yanjye imbereye nyine witwaye gute kugira ngo umenye ko uzi gutwara wabimenya imyitwarire nyine yidusobanurira myitwarire kandi nyine ngiye mba mbona nitereye nk'abaniga nyine biri aho ngiye mba mbona nyine ikimotari cyambera ukabona uzabona perime mu buryo bworoshye cyane acamo turebe icya mbere ni ukwiga ushaka ko mfashe ngo ntabikora uko asanzwe abikora tica nawe uramwizera uramwizera cyane kuko abitangiye vuba kabisa abitangiye vuba mudayiregitinge ubwo twebwe rero buriya dukurikirwa n'abantu batari bake kuko tumaze kugira umuryango w'abantu 23,000 barenga mbona ari bake ese ngo bazabona ari benshi kandi hari n'abantu biga 23 wow nanjye nzajya bo muri uwo mubare ushatse ko uzakora subscribe cyane uzakoreho ntari uzibona gana kudayiregitinge hanyuma turebe ibyo ari byo niba muri uwo mubare w'abantu mubwiye ushobora no kuzakwishingira ukiga pakurangije birashoboka hari umuntu wakubona akavuga ati ngira mukobwa bitewe na zira karagiteri yavuze kafe ngiye kumudayiregitinga paka amanye moto anabonye perime yanabona perime akanakugurira moto simvuze ko utayafite ahubwo ashobora kugutera n'inkunga hari umuntu wanga inkunga se wapi inkunga ijya mu yindi nta kibitwara reka turebe rero ibyo wize aho bigeze uzi no gutera umugeri umwe ubundi iyo umenye ngo gutera umugeri moto uba wayimenya guys twageze ku kibuga rero muri kubibona uyu ni umukobwa bari kumudayiregitinga
ngafite impano ngafite ubushake bwo kumenya moto reka turebe Egera akariro aregere aha abona ko nibwo agitangira mwarimu amujya inyuma abanyarwandakazi kwiga moto ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye bisaba urukundo aho ni umukobwa witinyutse wowe amaze kumenya kuyitwara reba ahantu ageze hose agiye kuzenguruka ikibuga ari kuzenguruka ikibuga kabisa ubona ahantu akase hose kabisa buriya mwarimu ari kumudayiregitinga ati mukobwa bigenda neza gake gake reba umukobwa reba ari gupangura kamwe kamwe akavitense kamwe kamwe ya kabisa mugezewe nanone agaruke mugezewe noneho tureka bikora neza aha ubwo agiye kongera kuyatsa ongera utere umugeri yesi iratse ora kugira ngo umuntu yiga moto agiye ku rwego rwo kubona perime aba yarashiritse ubuti yarashoye n'amafaranga yesi nawe ukeneye kwiga rero wakwandika muri komenti cyangwa wakunze kino kiganiro urabona ko ni show ni live Papa Kenji TV tuba hari 5/5 twe dukeneye kunezeza abanyarwanda ndetse n'abadukunda muri rusange uramubona wowe iba ari kwiga nibyo bita ngo iki rikora kanze mbaza umwarimu twumve nze ndeka ashobora guhagarara kanze ndeka ashobora guhagarara hagarara wow ubu bino yigaga nibyo bita ngo iki sirikirasiyo yes ikona rye rigeze he kona nagararijyamo wari mushyize muze tukareba nabyo umufatire umufatire tureko ko nikona ashira ibinya twagiye sasa urumva ko iyo maze kumenya ko sirikirasiyo uhita ujya no mu makona bora mwarimu agiye kumutunganyirizaho agiye guca mu makona ubona ko haba harimo n'abandi bari kwiga uyu mukobwa arabasha uramubona wowe azamenya moto icyo nzi cyo abanyarwandakazi umuntu ufite ubushake uyu mukobwa mureke tumushyigikire kuko urabona ko nawe afite ubushake bwo kwiga kabisa
nimara ingingo mfata ari kure tuguhinyiza moto. moto se wowe uzi moto Ntabwo nyizi kuko umupolisi atarabyemeza ahubwo ndagerageza. nawe uriga se? Nanjye ndiga. ubwo wowe ubumenyi bwawe wavuga ko buri kuri kangahe? Gusa ntabwo kari kangahe nka 60%. Ikizami cya mbere usaba ari iki? Sirikasi. Agakurikiraho Ikona. agakurikiraho Demarage. ubwo si ibyo byose urabizi? Byose ndabigerageza. nubwo ugerageza bajya bavuga ko ngo umuntu wiga ngo aba afite kodera ngo kugira ngo azahita abona n'umwanya azahita ajya gukora ikizami vuba vuba. uzi ufite kode nawe? Njye ndayifite. yari Ejo bundi. uyu mukobwa ari kubonye ukuntu abasha aragerageza kabisa. nawe nativumbura azabimenya. Bizaza azabimenya. cya mbere ni ubushake n'umuhate. Ni ubushake n'umuhate. umuntu afite ubushake byo nta kintu atamenya. ntacyo kabisa. umuntu ufite ubushake icyo nzi cyo urabona ko uyu mukobwa afite ubushake rero. afite ubushake kabisa. Ubushake bwo burahari. gusa buribona ari irihe somo riba rikomeye kuri wowe? uvuga ati iryo ryarankomereye. Goye. irihe? Demarage iragoye. Demarage. Ate demarage biteye nk'umuntu utayizi utarayijyaho. Utayizi ni ukuyishyira mu tantu nyine hazamuka ugafata fere y'ikirenge. bagutega ikoni inyuma. Ikona riba rihari no mu mpande ku kizaza. ku buryo wibeshye ugasubira inyuma kidogo. Santimetero 40 uba warigonze. ndashaka nicyo kizami kuzakereka abanyarwanda. hari abatakizi ariko urabona ko hano sirikirasiyo ndetse no mu makona hano ku kibuga biba byoroshye kuko umuntu yabyitoza akanabimenya. Bisaba kubifata mu mutwe bundi ukabishyira mu bikorwa. Ukamenya ngo niba ari ikona ujya mu ntuza muri metero zingahe muri santimetero zingahe ukate. Ibyo ni ibintu ubanza gushyira mu mutwe nyine. Ukamenya ngo nturi bukure amatako kuri moto kugira ngo idahite gucika. urabona ko umukobwa batangiye kumudayiregitinga ariko nubwo akibyiga ariko buri umuntu ufite ubushake hajya ngo bigenda biraza isaha ku isaha biraza. urabona ko atangiye guca mu ikona aciye mu rya mbere bamufatiye aciye mu rya kabiri bamufatiye aciye mu rya gatatu ararigonze aciye mu rya kane. bizaza bizaza. wowe nubwo ntarabona ucamo wabyize kangahe kugira ngo uce mu ikona? Nabyize nk'ukwezi. ukwezi kose? nibwo nari ngeze ku rwego nyine ncamo neza. mu kizami nta muntu umfatiye nkumva ko ncamo neza kabisa. kabisa biva kure. Biragora ariko buriya abantu baba bafite umutima araguforoma ku buryo ugera ukaba umumotari mu muhanda ukabona umumotari araca mu makona nako mu binyabiziga. acamo neza nta byigirwa. ni ahangaha biba. no mu bindi binyabiziga ni kuri aya bakata. Kwako ngo haje ambutiyaje. Ibo utarabyize se wayifunga? Wayifunga gute? Bisaba gukora ku gaferi. Kidoka bakandagiye hasi. Bwo ari mu kizami yabatsinzwe? Yaba yahiye. No gukoraho gusa. No gukoraho gusa uba watsinzwe mu kizami. Gukandagira hasi, gukora ku ikona. Gukandagira hasi ni ikosa. Ni ikosa. Cyo kizami bundi gisaba ubumenyi ariko kitagora gukora. Kumenya ikona biragoye ariko kujya ku kizami ntago bigoye iyo warimenye. Yes, tugende nawe turebe ibyawe. Kugorera umunyenga. Ndebe. Turebe kabisa. Katubanza turebe ko hari akandi gasigaye. Ubwo ntasoje? Ngo haje undi ngo arabasha. Akatumurebe yigaragaza. Tereka vuba. Ubanza nkatinge. No mumetere reba ko nayinyonga. Bura yariza ava zero birangira ageze kuri wa rwego. Aha.
agiye kubanza gufunga kasike buriya. Ubwo ahereye kuri sirikirasiyo nose ntabwo ijwi ryanjye uri kuryumva. Yes, sirikirasiyo ni ikizami. Ubona ko we rwose aritwara neza cyane. Dore mwarimu aramuhagaritse. Arahagarara. Tayari. Tuyishyireho? Niyo ubwo tutayikoresha ibyo dukora siko biri gukora. Aha. Agiye mu ikona sasa. Kuko buriya sirikirasiyo yarayimena. Asanzemo undi. Berekana undi asanzemo. Aha, nawe aratangiye sasa. Nuko nayigangika. Arayikata. Kabisa. Dorondore kubyiga warabahira imanga igwa wowe. Doronde ahagarukamo. Aha. Ndebe katagwa we, ndebe abisoza amahoro. Oro yukoje ipino wahiye. Doronde we. Ubu baracyabyiga. Reka turebe. Aha, agakosore bakabikoze neza. Aha nakagasoje neza. Yo baracyabyiga. Tanga inzira baracyabyiga. Metere buretsaze. Aha. Uramubona. Wow, kabisa aho urankosoye. Aho uranyemeje. Hajya ngo ukuntu yize igihe kingana iki? Kwezi. Felicitation na peri muzayibona. Mwarimu rero aba bantu badukurikira bahereza nimero ko babonye ubuhanga bwawe n'ukuntu wigisha bazaguhamagara. Nta kibazo. Hajya witwa nde? Nitwa Nitegeka Alexander. Aha wigishiriza hitwa ngo iki? Waharangira umuntu gute? Bayita mu Kabasanza ku kibuga cy'Igihara. Kabasanza igihugu mu kibuga cy'Igihara. Ubwo ni mu karere ka Kamonyi. Okay, kabahereza nimero. 085 085 11 11 3 2 85. Uzahamagare teacher nde? Alexander Nitegeka. Alessandro. Ubundi abataliyane nibo ngo bavuga ngo Alessandro. Aha rero ikino kiganiro cyangwa se kuno wigishaga bizaca kuri channel yitwa Papa Kenji TV. Papa Kenji Chiki. Papa Kenji TV. Papa Kenji TV. Papa Kenji TV. Sawa.